Igitabo cy'umuhanuzi Mika. Mika yabaga mu mujyi muto witwaga Morosheti mu bwami bw'amajyepfo bw'Ubuyuda, mu gihe hafi kimwe n'icyo Yesaya yabayeho. Ubwami bw'amajyaruguru n'ubw'amajyepfo ya Isiraheli yari amaze igihe kirekire yitandukanyije, kandi yombi yari yararenze ku isezerano yari yaragiranye n'Imana ya Isiraheli. Nuko Mika ababurira ko Imana izabateza ubwami bukomeye bubi bwa Ashuri, kugira ngo bukureho ubwami bw'amajyaruguru kandi buze gusenya Yerusalemu. Nanone kandi ababurira ko nyuma yabo Babuloni izarimbura byinshi kurushaho. Kimwe n'abandi bahanuzi bose, Mika yavugaga mu izina ry'Imana ashinja Isirayeli, cyangwa nk'uko abivuga mu mutwe wa 3. Nuzuye imbaraga n'umwuka w'Imana no guca imanza zitabera n'imbaraga zo gutangaza uburyo Isirayeli yagomye. Bityo rero, igice kinini cy'iki gitabo kibanda ku birego bya Mika n'imiburo ye birebana n'igihano cy'Imana kuri Isirayeli. Ariko kandi Mika yari afite ubutumwa bw'ibyiringiro bwari ikinyuranyo cy'iyo miburo, buvuga ibirebana no gusubiza ibintu mu buryo Imana izazana nyuma y'igihano cyayo. Kandi nitujyana muri iki gitabo, muraza kubona uko bigenda. Nuko rero ibice bibiri bibanza by'iki gitabo bivuga birambuye ibirego ndetse n'imiburo Mika agaragaza arega Abisirayeli ndetse n'abayobozi bayo. Igice cya mbere gitangira kivuga mu mvugo y'ubusizi uburyo Imana igaragara iri hejuru y'Abisirayeli nk'uko yabigenje ku musozi Sinayi. Hari umuriro, umwotsi n'umuriri. Nyamara ubu bwo ntaje aje kugirana n'abisezerano, ahubwo azanywe no guhanira Abisirayeli imyaka isaga 500 bamaze baragomye. Mika akomereza avuga amazina y'iyo midugudu n'imirwa yose yo muri Isirayeli yabaye nyirabayazana y'uko kwigomeka kose. Imana iraje ku bwabo. Ariko se kuki mu by'ukuri Mika ahitamo kurwana n'abayobozi ba Isirayeli? Avuga ko babaye abakire bakoresheje ubujura n'umururumba. Akomoza ku nkuru y'Ahabu anyaga uruzabibu rw'umuryango wa Naboti iboneka mu bami ba mbere umutwe wa 21. Ariko nanone ni ukubera ko abahanuzi ba Isirayeli bononekaye. Bishimira cyane guha uwo ari we wese amasezerano y'uko Imana izamurinda aramutse agize icyo ashoboye kubishyura. Mika we ati, oya, Imana yakuye kurinda kwayo ku Bisirayeli. Mu gice cya kabiri cy'ibyo Mika barega, asobanura kurushaho uburyo cy'abayobozi n'abahanuzi ba Isirayeli bafatanyije gukora ibikorwa by'akarengane gakomeye. Igihugu bakiyoboresheje ruswa, bagoreka ubutabera kugira ngo babere abakire, maze abakene bo bakamburwa ubutaka bwabo, umutekano wabo n'ibyiringiro byabo. Kandi ibyo byose ni ukurenga ku mategeko agize Torah, avuga ko bitemewe kugurisha ubutaka bw'imiryango, kabone n'iyo baba ari abakene. Bityo dusanga igihano cy'Imana kizaza kiri mu buryo bw'ishyanga rikandamiza rizaza gukuraho ubwami bwo mu majyaruguru na Yerusalemu hamwe n'urusengero rwaho ruzahindurwa amatongo. Iyi rero ni imiburo ikakaye cyane, gusa si yo igize ijambo rya nyuma. Buri gice mu bigizwe n'iyo miburo gisozwa n'isezerano ritangaje ry'ibyiringiro. Nuko rero ikibanza ni umuvugo uvuga ko Imana igereranywa n'umwungeri ugiye gutabara no kongera kwegeranya umukumbi we, ari wo abo yisigarije bo mu bwoko bwayo. Kandi bose zabagarura mu rwuri rwiza maze yongere ibe umwami wabo. Igice cya kabiri cy'umuburo gisoza gishingiye kuri iyi shusho y'urusengero rw'i Yerusalemu rwabaye amatongo. Ariko Mika ati, ibyo ntabwo bizahoraho. Umunsi umwe Imana izahikuza urusengero rwayo, izarwuzuzamo ububeho bwayo hose, kandi yuzuze umurwa basigaye bo mu bwoko bwayo. Nuko rero umugambi w'Imana wari uwo guhindura Isiraheli ahantu ijuru n'isi bihurira, kugira ngo amahanga yose azagane Yerusalemu, aho Imana izimakara nk'umwami w'amahanga yose, ngo iheshe abari mu isi amahoro. Iyi mivugo ibiri isoza yuje ibyiringiro ifite imbaraga nyinshi. Maze igice gikurikiraho cy'iki gitabo gikomerezaho gisobanura kurushaho iyo mivugo yanditse mu buryo bwiza cyane buteguye, nk'uruhererekane rwibanda ku byiringiro by'ahazaza ha Isiraheli n'amahanga. Twiga ko nyuma y'igitero cy'Abashuri, Abisirayeli bazahindurwa kandi bajyanwe mu bunyage i Babuloni. Ariko uhereye ubwo, Imana izunamura ubwoko bwayo maze ibusubize mu gihugu cyabwo. Twiga n'ubundi ko muri Yerusalemu nshya hazaza umwami mushya Mesiya uzakomoka mu muryango wa Dawidi. Azavukira i Betelehemu hanyuma akazategekera ubwoko bw'Imana bwongeye guhemburwa i Yerusalemu. Amaherezo, muri ubwo bwami bw'Imana buyobowe na Mesiya, abasigaye b'abizerwa bo mu bwoko bw'Imana bazahinduka uwo mugisha mu mahanga. Ariko nanone Imana izaca urubanza rwayo rwa nyuma maze ikureho ububi mu isi yayo. Igice cya nyuma cy'iki gitabo kigaruka kuri uwo murongo ukurikiranye umuburo n'ibyiringiro nk'uko twabibonye mu gice cya mbere cy'iki gitabo. Mika arongera akerekana umwihariko w'ibikorwa by'akarengane mu by'ubukungu bikorwa n'abayobozi ba Isirayeli n'uburyo byangiza igihugu n'abaturage bacyo. Aha niho Mika avuga amagambo ye azwi cyane yigisha mu buryo buvunaguye icyo gukurikira Imana ya Isirayeli bisobanura. Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo, kandi icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Ibyo ni byo rwose Isiraheli itari igikora, bityo ikaba ariyo mpamvu bari bagiye kurimbuka. Ariko kandi iki gitabo gisozanya irindi jwi rikomeye ry'ibyiringiro. Isiraheli igereranywa n'umuntu wicaye ari wenyine afite ikimwaro kandi atsinzwe.
ni ishusho igaragaza neza kurimbuka kwa Isiraheli no kujyanwa bunyage. Kandi uwo muntu ategereje imbabazi z'Imana, kandi arasaba Imana kumwumva no kumubabarira. Ariko se, kuki Imana igomba gutega amatwi no kubabarira aba bantu batizera kandi b'ibyigomeke? Umva, umwanditsi atanga impamvu ebyiri. Icya mbere, avuga ko ari ku bwa kamere y'Imana. Ni iyihe Mana ihwanye nawe, ibabarira gukiranirwa kandi ikirengagiza ibicumuro? Azi ko imbabazi z'Imana zikomeye cyane kurusha uburakari cyangwa igihano cyayo. Nuko impamvu ya kabiri, ni ku bw'amasezerano y'Imana. Avuga ko uzahora uri umwizerwa kuri Yakobo, kandi uzereka Aburahamu urukundo rw'isezerano nk'uko wabyirahiye kera cyane. Aya rero niyo magambo asoza iki gitabo. Ni amagambo akomoza ku masezerano y'igihango Imana yagiranye na Aburahamu n'umuryango we mu gitabo cy'Itangiriro, ko amahanga yose azaherwa umugisha w'Imana binyuze mu muryango wa Aburahamu. Ariko kugira ngo Isiraheli ibe umugisha ku mahanga, igomba kubanza kubera Imana yayo umwizerwa. Ibi rero nibyo bisobanura gusubiranamo kwa hato na hato kw'igihano n'ibyiringiro mu gitabo cya Mika. Niba Imana izahesha umugisha amahanga binyuze kuri Isiraheli, nicyo gituma igomba guhangana ikanahana ikibi kiri mu bwoko bwayo. Ariko igihano cyayo nicyo kitugeza ku byiringiro, kubera ko urukundo rw'igihango n'isezerano ry'Imana bifite imbaraga kurusha ububi bw'abantu, kandi amaherezo y'umugambi si ukurimbura, ni ugukiza no gucungura. Cyangwa nk'uko imirongo isoza iki gitabo ibivuga, Imana yishimira urukundo rw'igihango, bityo izongera igira impuhwe. Izamenagurira ibibi byacu mu birenge byayo, izajugunya ibyaha byacu imuhengeri ho mu nyanja. Ibyo bikaba ari byo igitabo cya Mika kivuga.